Reka twongeye kubasuhuza nshuti za Property in Rwanda nk'uko bisanzwe. Ku bantu kijyana bwa mbere, amazina yanjye nitwa Emile. Aha ni kuri Property in Rwanda, aho dukomeje kubazana amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa ndetse n'ibibanza bigurishwa muri Kigali ndetse no hanze yaho, by'umwihariko ni mu Rwanda hose. Uyu munsi rero twagize urugendo tujya ahantu bita i Kanombe. Ni ahantu hafi yo ku Murindi neza, hafi y'umuhanda munini. Tubazanira inzu nshyashya iri kugurishwa miliyoni 76, ariko ni igiciro kiri negotiable. Mu gihe abaye interese uraza tukawukaturira tukaguha ino nzu. Igiciro ni 76 miliyoni, ariko tukawukatura. Ni inzu rero iri ahantu heza kuri nebodo nziza, nari guturwa muri quartier nziza kuko maza kugera bibona. Inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon na salle à manger, ikagira igikoni mu nzu ndetse n'icyo hanze, ikajyana na nex. Dufite parking nziza y'imodoka enye, tukajyana jardin iringana. Reka tujya mu nzu noneho mukurikiye kuri video, tugenda tubereka uko ubwiza bw'inzu yacu bimeze. Twagiye na cameraman atugezemo inzu imbere tuyitambagize. Nkuko muri kubona hano twinjiye twageze muri parking. Ni parking y'imodoka enye hano zijyamo rwose nta kibazo, nkuko kubona parking nini. Tukagira n'ira jardin iringaniye ariko wayikora ikamera neza, ubona ko ni ahantu heza cyane. Tukagira ni balcony iri dekoye hano kuri izi indabo nkuko mukubona hano imbere ziriho, ubona ko ni ibintu byiza cyane. Tukiva hanze rero, reka twinjiremo imbere tubereke uko inzu yacu imeze. Twinjiye ahangaha, twinjiye ni muri salo. Ni salo nini nkuko muri kubibona, ni salo nziza yagutse. Ukiva muri salo rero uhituza hano tukagera muri salle à manger nkuko muri kubibona. Reka dukomeze tubatambagize tubereke uko inzu yacu imeze. Aho turebemo imbere uko hameze nkuko nababwiye. Iyi ni bariko, ona haradekoye n'indabo uko hameze. Ugakomeza hano, hano ni ahantu heza. Hano decoration iri hano, ukahashyira intebe ukajya wicara kuri balcony, hari indabo ukadekora ibintu bikamera neza. Iyi ni nziza rero ku mafaranga make 73. Twaje kugura ino nzu ahantu heza Kanombe, hafi yo ku Murindi neza, raguru y'umuhanda wa kaburimbo kuri main road. Reka twinjire noneho muri salo. Muri hangana ariko nta muriro urimo, ariko turagerageza uko video igaragara, nta kibazo mwihangana. Wana iyi ni salo rero uko muri kubibona, ifite salo nziza uko muri kubibona. Urabona iyi ni inzu nziza, reba salo ni nini yagutse, yubatse neza muri kubibona namwe. Ona plafond ni gypsum, plafond nziza zigezweho muri kubibona. Iyi nzu ni nziza. Tuvuye hano rero muri salo, ubwo ndakomeza mbereke tujye muri salle à manger cyangwa se dining room. Yende mbereka, ubwo turacyari muri salo. Iyi nzu ni nziza nkuko muri kubibona. Gusa mutwihangane ntago harimo umuriro, ariko turagerageza ibishoboka byose igaragara. Ubwo rero uvuye muri salo, hano turi muri salle à manger nkuko muri kubibona. Aha twageze muri salle à manger nkuko namwe muri kubibona. Aha ni hamwe ushobora gukarabira, muri kubibona muri salle à manger. Iyi niyo salle à manger, ikaba ifatanye cyangwa se ifite cya gikoni kiba cyegeranye na salle à manger nkuko muraza kugenda mubibona. Ubwo uvuye kuri salle à manger uhituza ukajya mu gikoni. Igikoni ngiki ariko ntabwo kirajyamo utubati, ariko ku muntu waguriye inzu n'ubundi ay'igikoni kijyamo rwose tukimushyiriramo kuri miliyoni 73, ariko twagukaturira tukagukuraho make mu gihe wabaye interesse. Urabona iki ni igikoni cyiza kinini, hano gifite umuryango ujya hanze. Urabona kizaba ari igikoni kinini cyagutse nkuko muri kubibona. Aha niho mu gikoni y'inzu yacu nkuko muri kubibona. Kikagira na gastock nkuko muraza kugenda mubibona. Aha ni muri stock y'igikoni, kana gastock. Ya, ni inzu nziza, inzu nziza shyashya, kayitse nziza nkuko murabona kuri video. Hari guturwa rw'umuhanda, urabona umanutse ujya ku Murindi neza, utaragera ku Murindi gatoya, hari ku muhanda ujya ku Murindi, ni ruguru yaho kuri kaburimbo nini, umuhanda munini, uhita uzamuka ukatugera muri zikayitse. Reka noneho tugende turebe mu byumba. Inzu ifite ibyumba 4 nkuko nababwiye, toilette 3,
salo na saramanje n'igikoni ndetse na anegisi y'umukozi. Tuve hano saramanje rero reka tukomeze, ngiye kubereka mu byumba. Aha turatungukira, hari tuwarete iri hano, abashyitsi cyangwa se umuntu hano muri salo yayikoresha kuko yegereye kuri saramanje hano hafi no kuri salo, yakoresha iyi tuwarete ndetse iyi tuwarete ikaza igakoreshwa ndetse kuri ibi byumba bibiri hano dufite biyisangiye. Dufite icyumba cya mbere ngiki, icyumba kinini nk'uko muri kugenda mubibona. Iki cyumba hano dufite akaryango gato gasohoka kajya hanze, akabariko gahari mu gikari, ntabwo ari ngombwa guca hariya muri salo. Noneho ubwo ibyumba bibiri hano, icyo tumaze kureba hamwe n'iki bisangiye iriya tuwarete maze kubereka nk'uko muri kubibona. Iki ni icyumba cya kabiri, maze kwereka ko ari ibyumba bibiri bisangiye dushe na tuwarete imwe nk'uko mwabibonye kuri video. Ni ibyumba bibiri bisangiye dushe na tuwarete. Uvuye aha rero tuza tujya kureba hano, wana muri iyi korodoro nk'uko nabiberetse, tugiye guhita tureba master bedroom. Dukomeze aha rero imbere turebe master bedroom yacu uko imeze. Winjiye hano, hano ni icyumba kinini, gihera aha ngaha nkikinguriye urugi baninjiye muri master bedroom. Ngiyi dushe na tuwarete bya master, muri kubibona dushe nziza, ubibona na tuwarete hano bya master bedroom. Aha rero dufite uyu muryango hano, hano hari inzira ushobora kwinjiramo hano ututumuka muri master bedroom. Bikwibona ni icyumba cyiza kinini, hano ni decoration hano irimo indabyo, uri kuhabona. Iyi ni master bedroom, ni icyumba kinini. Iyi niyo master bedroom yacu nk'uko mukubibona. Ahangaha naho kujya garderobe, shyira garderobe y'imyenda ahangaha, ibintu bikagenda neza. Hano rero uko nababwiye turi muri master bedroom yacu cyangwa se icyumba cya nyir'urugo kinini. Ubwo rero hano ushobora no gukomeza, hano dufite indi nzira yo gukomeza udaciye muri dushe hari imbere, utunguka yo ugakomeza korodoro usohoka nk'uko maze. Tuvuye rero kureba hano, turebe icyumba cya kane. Hari icyumba buriya akenshi icyumba cyegeye kuri salo gikunda kuba icy'abashyitsi rimwe na rimwe. Reka tukirebe nacyo. Ngiki neza gifatanye na salo, gifite dushe na tuwarete. Ngiyi iyi ni dushe na tuwarete y'iki cyumba cyaha, kimwe dukunda kwita cyangwa se tugiha abashyitsi cyangwa se kuko akenshi kuko kiba cyegeye kuri salo. Hano nacyo ni icyumba cyiza kinini. Iyi nzu ni inzu yisanzuye, ibyumba ni binini nk'uko mwagiye mubibona, ni inzu imeze neza. Iki ni cyo cyumba rero twavugaga cyaba nk'icy'abashyitsi uko twagiye tubibona. Urabona ukuntu inzu imeze. Iki cyumba nacyo ni sawa cyane nk'uko mwabibonye kuri video, gifite dushe na tuwarete. Nicyo cyumba nacyo rero cyegeye kuri salo, akenshi tukita icy'abashyitsi nk'uko muri kubona uriya muryango niwo ujya mu cyumba twakwita cy'abashyitsi. Ubwo mvuye hano rero reka mbereke hanze uko hameze mu gikari batambagizemo, naho turebe ese ho hameze hate. Ngiye kureba uko inyuma hameze mu gikari, naho tuhatambagire. Hano tututse hano kuri jaride, kankate munsi y'inzu turebe uko hameze. Aka kantu ni sawa gaterekaho indabo, urabona ko biba ari byiza cyane. Kano ka dekorasiyo kari hano ku nzu
Karekezi hano rero ni inzu nziza, urabona iyi karitsiye ni karitsiye nshyashya, harimo amazu meza gusa mashyashya, murabona neighborhood ahantu haratuwe pe, haratuwe, kaburimbo ngari, uyu muhanda nguyu hano hepfo, hano hirya gatoya uri ku isoko ku Murindi, ngahariya ndimo ndahareba rwose, hano ukareba na za Gasogi ndetse no ku Ntare i Rusororo uhareba, turi hafi cyane yaho kuko turi hafi yo ku Murindi gatoya cyane rwose, kuri kaburimbo nini niho reka turebe rero mu gikari uko ameze, turebe mu gikari ho hameze gute. Turi kujya mu gikari nk'uko mwabibonye, nabibabwiye, mu gikari muri kubibona, uyu ni wa muryango usohoka uva mu byumba muri koridori ukomeza uza hano mu gikari. Hano rero dufiteyo dushe na tuwarete muri uyu muryango muri kubona, aha harimo harakinze si ngombwa, aha rero turi mu gikari cy'inzu nk'uko muri kubibona, aka ni akazu k'umukozi, iki ni igikoni cyo hanze ku muntu ukoresha amakara, nk'uko muri kubibona, aha ni mu gikari nyirizina, hamwe ushobora gufurira ibintu nk'ibyo. Muri kubibona namwe uko inzu yacu, kugira ngo ndayiberetse yose, miliyoni 76, ariko ukaza mu gihe wabaye interese tukagukaturira tukumvikana, ino nzu tweguha ahantu heza Kanombe hafi yo ku Murindi, iyi nzu ukaba wabasha kuyigura. Ni inzu nziza cyane, ibyumba 4, toilette 3, salo na saramanje, igikoni mu nzu ndetse no hanze cy'amakara, ndetse n'inzu y'umukozi. N'iyi parikingi y'imodoka 3 rwose n'enye hano zijya muri parikingi nini, nk'uko muragenda mubibona.